invitation mukomeze umunsi wo kugira ngo bajye mu bukwe arababara banga kuza arababara kandi yatetse ibyo kurya burya iyo satani akubwira ngo ujya gusenga uyu munsi yumenya neza ko ashaka kubabaza uwatetse shaka gutuma imvura yatetse itagira ngo itari bubone biba bisobanuye ko ashaka guhomba uwatetse mugabo baragenda ngo atumye abantu invitation ngo kuri munsi mfite ikintu cyo kurya no kunywa muzaze batumiye rwose muzaze ntabwo rero byabasabaga iyo yatetse ibyo asaba ko bazaza bakarya ngo hageze umunsi ugeze ibiryo byateguwe ngo ategereza ko abantu bazana hejuru abo yahaye invitation y'abahura ngo arangije abona ibiryo bibuza abantu barishya ngo yigira inama ngo arasohoka ngo ajya mu muhanda ngo atuma abaja n'abagabo aravuga ngo umuntu wese muhura si ngombwa invitation mu rwego byahiye ngo baragenda bahuraho niba hano ibiryo byahiye uwo munsi ibiryo byahiye n'abantu batahawe invitation muri macumisha abari kongera gute mu wijyane ariko abatumiwe ntibazi ngo bari bazi ko uwo muntu azahomba biri ku bice biravuga ngo hahamagawe benshi ariko hitabye bake umbwira umuntu wicaranye mu gukora ariko uyu munsi Imana yarahise ntabwo waraba gusa ahubwo haje bake uko Imana ikukurarika satani nawe ajya gute ajya akora aho kuba Imana ibahamiriza reka twomere Imana amashyi dusohoka tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusoma ijambo ry'Imana hanyuma itangiriro hanyuma dusenge tubisengeremo itangiriro igice cya kane itangiriro igice cya kane umurongo wa mbere kugira ngo dusoze reka nsabe umukobwa adufashe umuhembe aradufashe gusoma nta kibazo Bibiliya ubanza yabazo dusomere igitabo cy'itangiriro ibice byaho 4 turasoma duhereye ku murongo wa mbere hanyuma urasoma wihuse cyane ndaza kukubwira aho ugahagararira yego ibyerekeye Kayini na Abeli kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda amutera inda abyara Kayini hanyuma iyo nda yibyaraho Kayini aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka mbonye umuhungu kubera Uwiteka arongera abyara Abeli asubiza yuko Bibiliya n'ufite abivuze arongera amutera indi nda abyaramo Abeli nawe Kayini yego Abeli aba umwungeri w'intama Abeli ahinduka umwungeri w'intama Kayini aba umuhinzi Kayini ahinduka umuhinzi uretse gato cyane bisobanura ngo mu nda iyo uyu mubyeyi cyangwa y'abandi babyeyi hari havuzemo abana bangahe babiri bwa mbere yabyaye Kayini bwa kabiri abyaramo ntabwo biri twereka niba harabanje hakajyamo pose mbere yuko hazavuka abandi ariko icyo tubonye ni uko havutse aba bana bangahe babiri hanyuma dukomeze hanyuma hahita bahereza umunani cyangwa se bahabwa umugabane ku mbuto z'ubutaka ngaturire Uwiteka na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku
urugingo rwarwo. hanyuma aba bana bahabwa umugabane cyangwa se bahabwa impano cyangwa se bahabwa icyo, buri wese ahabwa umurongo ngenderwaho. umwe ahabwa ibijyanye n'iki n'ubuhinzi kuko babonye n'umwuga, ahabwa impano y'ubuhinzi. Haleluya, haleluya. undi ahabwa korora. nakumvishije ni ukuvuga buri wese abona icyo agomba gukora kandi kimuhesha iki byose. ntuze kwibagirwa kubaza Imana icyo igomba kuguhesha umugisha. hanyuma buri wese yagombaga kujya gukora ibye atibanze mu by'undi. buri wese kandi yagombaga kujya guhinga, agashaka abakozi, akamenya gushaka imbuto nziza, akamenya kumenya igihe imvura yagwiriye, akamenya kumenya igihe byagenze neza, agahinga yiteguye ko ari umunsi yejeje azajya gushaka imbuto akajya kwitanga imbere y'Uwiteka. niko bibivuga. Abeli nawe yagombaga kuragira intama, akajya amenya amatungo yororoka, akajya amenya kuragira korora kijyambere, akamenya ko itungo rizima cyangwa se inyungu yavuye mu itungo mu matungo yiwe kandi nzima, atari ibikondokondo, atari izicumbagira. yagombaga kumenya ko ajya gutanga itungo imbere y'Uwiteka. Haleluya, haleluya. abantu ntacyo batari bagira, abana ntacyo batari bahawe. hari n'ikintu bakunda ngo uwahaye iyi gahunda, uwahaye umurongo, yabahaye n'umwanya wo gutegereza ko bazeza, n'umwanya wo gutegereza ko inka zizapfa cyangwa intama. ntabwo Imana yakwishyuza ibintu izi utari wagira ibyo ubona. ntukajye mubikira Imana hano, tujye munabikira abakozi bwe. ubuze icyo muvuga abakozi Imana muravuga ngo dore mumera nk'abandi babuze icyo batubwira. ntabwo Imana yagusaba amazi ziko ntabifite hehe. ntabwo Imana yagusaba imyambaro uhereze mwene se umwambika iziko ntayo. ntabwo Imana ikorera rwose. twagiye Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Kayini rero yagiye ahinga, amaze guhinga azana ituro rye. hanyuma Abeli nawe azana ituro rye. bagombaga kurishyikiriza uwabahaye cyangwa se uwabagabiye cyangwa se uwabatuye. bariparika. maze niyita kuri Kayini n'ituro rye. maze arebye Uwiteka, arebye ibintu Kayini yazanye, ahita apfundikirana agira ati haleluya. none apfunduye arebye sanga ni ibibazo. ajya kureba kwa Abeli. ibibazo ngo ntiyita ituro rya Kayini. kuki Imana itaryise si ituro ryazo? kuki Imana ititayeho kuri Kayini? iyita kuri Kayini n'ituro. aya magambo urabika, Imana ntiyita kuri Kayini n'iki kandi Kayini yari yataye umwanya yaje. Kayini nawe yari yaguye mu byo yakoraga umukecuru. Kayini yari yamuritse mu muriko yari yazanye umusaruro, mu byo yahinze. hanyuma ajya kwa Abeli. Kayini ararakara cyane, ajya kurakara, agaragaza umubabaro. ariko hagati aho Uwiteka ageze kwa Abeli, arebye asanga n'iby'umutima we waka, arashima. Kayini atangira kuvuga, Kayini arabyina. ariko Kayini arataha. mufite matera ariko ntimwibwira Kayini wo muri bibiri. ntimurakare, muraho. haleluya. mbwira umwicaranye ngo maze Kayini ararakara. Kayini ni gute njyewe ntashimwe
ni gute ntashimwe? Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Ngo bageze kuri Abeli, Uwiteka atinda kwitegura, atinda arimo kureba icyo yazanye, arimo kureba icyo yazanye, amutindaho, agira gute yemwe? Soza. Uwiteka abaza Kayini ati, Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje? Urakajwe n'iki? Warakaye. Uzi ko Uwiteka yibarisha kandi abizi ibyo akubaza. Ariko dufite ukuntu Kayini yaba nakuvuga mwebwe kindavugisha kumushyira sabonaka mwira mushaka kandi ibyo wifuza ko wagirirwa, wifuza ko nawe wabigirira abandi. Kayini mworoka Uwiteka arakara Kayini, Uwiteka yagize kwabeli, Uwiteka ashize y'amaso na Kayini yarakaye, ngo asubire y'amaso mu Kayini. Warakaye wabajwe n'iki? Ngo Kayini atari yavuga, Uwiteka arakomeza aravuga. Uwiteka abaza Kayini ati, aramubaza ngo ni iki kikurakaje? iki kikurakaje? Kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Ikintu gitumye ugaragaza umubabaro ni iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Mubwire ikanzu mubwire ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ushaka kwemerwa nta byiza wakora. Ushaka Imana ibishyira imbere y'abandi iciye ku murongo abakoze ibyiza. Ushaka Imana ibutabara imbere y'abandi hari abakoze neza wowe utarakora neza. Muraho? Haleluya. Ushaka Imana igendera mu rugo rwawe, igihagarara guhe kugira imizi miza. Hari abantu barara amajoro basenga kandi wowe buri munsi kwigana basenga. Murasengerera hose icyarimwe? Yego. Ariko uko ushaka ukora ibyiza ntuzemerwa. Ariko ngo ni kubera iki? Umuntu Kayini yidodomye. Ariko kubera iki? Kubera iki? Njye nanjye ko natuye, nanjye ko natuye. Ubwo bisobanura ni ko Kayini yavuga ngo nanjye ko nagiye mu rusengero, nanjye ko nagiye mu bimeze bite? Mukora ibyiza ntuzemerwa. Mukora ibyiza ntuzemerwa. Hanyuma twagiye. Nukora ibyiza ntuzemerwa. Yego. Ariko mudakora ibyiza, Ariko mutabikora ibyaha byituga tugiye ku rugi, bitugiye ku rugi. kandi ni wowe Yabyifuza, ni wowe byifuza. ariko ukwiriye kubitegeka. Ukwiye kubitegeka. Mumuhere ikiganza umubwira ngo ibyaha ni wowe byifuza ariko usaba kubitegeka. Ndashaka kubumvisha ko hari ibintu Imana iduha mu burenganzira, itwemerera ko twebwe tubitegeka itabigizemo uruhare. Haleluya. Ubu urasaba imbaraga zo kurwana zo kugira ngo ubone umuceri, ugasaba imbaraga zo kugira ngo ukore akazi k'abandi, ugasaba imbaraga zo kugira ngo usinzire, usabe n'imbaraga zo kugira utazongera gutuka ku mwene zo wicaye. Wese utuka bibaza ariko uzabageza abantu batukana bose ni Satani ko wabateye. Niko muvuga. Niko bimeze. Haleluya. Kugira ngo umuntu utukana wese ni Satani wamuteye. Hariho kure n'uburere buke. Musore murabona abantu bari aho ngaho biturije badakijijwe, ariko akaba atakubwira uko umeze, akaba atakwandagaza, afite indangagaciro za muntu kandi yinywera inzoga, yisambanira, yiba, ariko ntabe yagira gute, ntabe yakugira igitutsi mu kanwa.
abapagani bashoboye kujera kamere yabo kurenza aho bakije muri kibazo yawe nukora ibyiza ntuzagira gute abambariza umuntu mwinshi mu kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi wumva ibintu byatuma wemerwa wakoze bari kabingana umubaze gutyo gusa ntubimubwire kuko si ngombwa ariko n'abantu bahimbye amasengesho mwami Yesu nakurashize babitubwira ariko ntibyabaye umwaka ushize baduhamurira byanze gusohora banatubwiye ko ari muri mwaka byanze gusohora nukora ibyiza bizasohora nukora iki wawe haza abashyitsi unabaje sigara witotomba nabonye abantu bahinga barabitegereraho ubu imvura yaguye ariko mu giturage abantu ukuntu bakundana bajya begerana bagasanga iyo ufite imbuto y'ibigori undi atayifite cyangwa afite imbuto y'ibigori baragurana siko bigenda bahana imbuto iyo bahinga iyo ufite imyumbati undi afite imigozi umwe ahereza ubikira ariko undi akamuhereza ikindi mbariza mu mutare ngo wowe bimeze bite rero uwitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'intungane w'Imana kuko ari we washoboye gucukura impanuro z'abafise abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi ukora ibyiza uzemeza ukora ibyiza Imana izagutabara ukora ibyiza mu kazi kawe ntuzacuzwa ukora ibyiza mu rugo rwawe kugira ngo amahoro azahire nubwo baranyanga wakoze ibyiza se ugasengera ko kwanga ariko atarimo nateka z'indikwa turya umudamu wanjye aranyanga akora ibyiza hanyuma usengere ko satani yateye mu rugo ariko yagiye gukora iki